dutangiranye n'umugabo urimo gukora amashanyarazi mu gakira aho ngaho hari umugore waje ahita amusunika ngo wa mugabo amashanyarazi yatangiye kumufata. Uyu nguyu atangira guserebura, kumbi barakwereka mushiki w'umugabo yise ahagera aravuga ati musaza wanjye ibyo ni biki barimo kugukorera. Yaravuze ati guma aho ngaho ndaje mbashe kuba nagutabara. Ubwo yaraje afata igiti cyari aho ngaho hafi arangije atangira kumukuraho rwa rutsinga rwawe ruri muri ubwo uko yakamukuraho rwa rutsinga ariko akomeza kuvuga ati musaza wanjye ihangane rwose ndibuze kuba nagutabara. Ubwo yaragiye ajya kuri wa mugozi wahambiriye musaza we atangira kuba yawumanura gake gake, musaza we nawe atangira kuba yamanuka. Utambaza ngo nukubera iki uyu mugabo babashije kuba bamusunika bakamufatisha amashanyarazi. Ubwo uyu mushiki w'umugabo nawe yatangiye kumanura gake gake. Ubwo uyu mushiki we yaraje rwose aravuga ati musaza wanjye ihangane rwose reka nze nguhamagara ubutabazi mbashe kuba nagutabara rwose ihangane, kandi rwose gerageza uhumeke, gerageza urebane nanjye, ndabizi neza ko uri buze kubyuka kandi uri buze kumera neza. Ubwo yatangiye kuvuga ati ese koko ni gute uriya mugore wawe atinyuka kuba yagukorera ibi bintu koko? Ibi bintu ntabwo bishoboka rwose, atariko naribi reka nguhamagara ubutabazi baze babashe kuba bakujyana kwa muganga. Ubwo wa mugore yatangiye guhamagara ubutabazi, kumba umugore wasunitse uyu mugabo ni umugore wiwe, yari umugore wiwe disi. Ubwo wa mugore yatangiye guhamagara avuga ati na ambulance rwose mwohereze ambulance, hano hari umugabo umeze nabi aramanutse cyane afashwe n'amashanyarazi, rwose mugerageze kwihuta mubashe kuba mwamutabara kuko ameze nabi cyane. Disi yakomeje gutabariza musaza wiwe ngo babashe kuba bamutabara, ariko avuga ati mbega uriya mugore wawe rwose ni umugome, ibi bintu agukoreye ntabwo ari ibintu byiza rwose musaza wanjye nahereye kera kose mbikubwira ko uriya mukobwa atakubereye, uriya mukobwa atari mwiza kuri we rwose, none reba ari kumwe n'abandi bagabo barimo kwitemberera ariko arimo gusunika hasi. Ibi bintu agomba kubyishyura, ngomba gukora ko nshoboye akabyishyura. Kumbi barakwereka wa mugabo bamuzanye hano mu rugo, barakwereka wa mugore twatangiye amusunika hano arimo kumuha amazi. Disi umugabo ye yarembye cyane ntabwo yashoboraga kuba yavuga. Ubwo uyu mugore yatangiye kuvuga ati okay ndimo kuguha amazi ukabyanga, aya mazi rero ugomba kuyanywa ku ngufu, rero ngomba gukora uko nshoboye aya mazi ukabasha kuba wayanywa. Ati kandi ni itegeko. Ubwo yafashe umubirikira arangije atangira gushyira mu kanwa ka wa mugabo. Kumbi barakwereka mushiki we yaraje asanga ibyo umugore arimo gukora umugabo we rwose ni ibintu bitari byiza habe na gato. Ubwo mushiki w'umugabo yatangiye kuba yakuraho telefone ngo abashe kuba yafotora ibyo barimo gukorera musaza we. Ubwo yatangiye gufotora rwose, ariko umugore w'umugabo nawe akomeza avuga ati aya mazi rwose ugomba kuyanywa, ngiye ni gute nguhereza amazi ukanga kuyanywa sha? Ati ugomba kuyanywa rwose, ati ubundi kare kose wigiraga make. Kumbi ko uyu mugore ari aho ngaho icyo atazi nuko mushiki w'umukobwa arimo kumukamera, mushiki w'umugabo arimo kumufotora. Ubwo uyu mugore yatangiye kuvuga ati komeza uburyamye aho ngaho rwose, ni iminsi mike ugacisha ihene rwose, nanjye nkabasha kuba nasigarana imitungo yawe. Iyi mitungo yawe rwose ndayikeneye, nicyo kintu cyonyine nkeneye, ahubwo gira vuba rwose utuvire mu nzira mugabo mwiza tubashe kuba twasigarana imitungo yawe rwose. Haranifitiye sheri wanjye nkunda cyane, ndashaka ko iyi mitungo wavunikiye waruhiye njye na sheri wanjye Auguste ariwe tuzabasha kuba twayisangira. Uyu mugabo disi ntabwo yashoboraga kuba yavuga, uyu mugabo yakomeje guceceka yumva ibintu byose umugore we arimo kumubwira. Gusa ibi ngibi umugore yabivugaga atazi ko aho ngaho hafi hari umuntu urimo kumurikodinga, yamufataga video. Ubwo umugore rwose yakomeje kwigamba avuga ati rwose numara gupfa iriya modoka ugendamo, iriya pisine, byose tuzajya tubyogeramo njyewe na sheri wanjye Auguste. Ubwo umugore rwose yabivugaga atazi ko hafi aho ngaho hari umuntu urimo gukumukamera, arimo kukamera ibyo arimo kuvuga byose. Gusa mbibutsa nimba utarakora subscribe kuri YouTube channel wakora subscribe, ugatera na comment ndetse na like kugira ngo video yacu ibashe kuba yagera kure, ndetse wibuke kanda notification kugira ngo buri video yose dushizeho uzajya uhita uyibona mu bambere. Ubwo barakwereka wa mukobwa ko yagakameye, wa mugore yese ahindukira arangije aravuga ati bite wowe urinde uri aho ngaho. Ubwo wa mukobwa yise ya telefone arangije atangira kuba yakwinjira. Uyu nguyu aramureba aravuga ati ubundi wageze hano ryari? Ubundi wowe urinde winjira utavuga?
ubwo uyu nguyu nawe yatangiye kwisobanura avuga ati nigeze kumva muvuga ngo murashaka umukozi, rero nanjye niyo mpamvu naje nko kuba umukozi hano muri uru rugo. Kumbi ibyo byose yaramubeshyaga, ubwo yaramubwiye ati njyewe ndashaka akazi ko mu rugo rwose kuko nigeze kubona mutanga itangazo ngo mukeneye umukozi, nanjye rero niyo mpamvu naje hano rwose, naje kuba nabasaba akazi. Ubwo uyu mugore yatekereje ariyumvira, aramubaza ati ese ibintu byose navugiye hano ntabwo ugeze ubyumva? Uyu nguyu yaravuga ati oya, nk'uko nabikubwiye njyewe nibwo nkigera hano rwose. Yaramubwiye ati nta kibazo, akazi ndibuze kukaguha, gusa ibintu byose wumviye hano bibe ibanga, hatazagira ikintu numva hanze. Uyu nguyu yaravuze ati nta kibazo rwose mabuja, njyewe rwose nta kintu na kimwe nigeze numva pe, kandi wumve ko ibyo ndi kukubwira ari ukuri. Ubwo uyu nguyu yatangiye kumbwira ati nta kibazo, ubwo niba nta kintu wumvishe reka nizere ko uri umwere, reka nizere ko ibyo uri kumbwira ari ukuri. Ubwo yarambwiye ati ubu noneho ikintu gihari ugiye kuba wabasha kuba watangira akazi, ndetse uyu murwayi ubona hano ugomba kumwitaho, niko kazi ka mbere nguhaye, njyewe ntabwo nkunda kuba mpari. Ati ahubwo noneho njyewe ndigendeye, ati ahubwo tangira akazi nona kandi ugire akazi keza, ikibazo cyose uri buze kugira uri buze kuba wampamagara. Ati kandi ubwo ngubwo njyewe rwose nanigendeye. Uyu mukobwa yaravuze ati nta kibazo mabuja, murakoze cyane. Barakwereka wa mugore akimara kugenda, kumbi barakwereka mushiki w'umukobwa yacunze neza ko yagiye. Mugahise aze yirukanka aravuga ati musaza wanjye byuka rwose, wa mugore yagiye, byuka wa mugore yagiye rwose, ntugire ikibazo rwose yagiye. Kumbi barakwereka disi musaza w'umukobwa, disi yari muzima. Musaza w'umukobwa ntago yari yavunitse cyane nkuko twabitekerezaga, musaza w'umukobwa yaregutse, yatangiye kuvuga ati mushiki wanjye rwose wakoze kuba wanabaye rwose, iyo utaza kuhaba umugore wanjye rwose yari no kunyica, ariko rwose wahagereye igihe urantabara. Ubwo mushiki w'umukobwa yatangiye kumbwira ati musaza wanjye izo ni inshingano zanjye kuba nagutabara rwose, ibyo ngibyo bikomeza kubimbwira. Uyu mugabo nawe akomeza kuvuga ati rwose iyo mbimenya kare nkumva inama zawe, kuva kera rwose wambwiraga ko uriya mukobwa ngiye gushaka atari umukobwa mwiza, atari umukobwa umbereye, ariko rwose naragusuzuguye ndanga ndamushaka, none reba ibintu arimo kunywera muri kano kanya. Ubwo mushiki w'umuhungu yatangiye kumbwira ati humura, nta muntu udakora ikosa rwose, nuko wamukundaga utazi ko ari kuri yameze, utazi ko afite uriya mutima mubi. Atariko rwose humura, kuva wabashije kuba wamumenya nta kibazo. Ati nanjye namufashe record, ibintu byose yavugaga ubu ngubu nabirikodinze, rero ntugire ikibazo, numara gukira numara kumera neza uriya mugore tuzamujyana mu nkiko rwose, ndetse atangira ahanirwe ibintu yaba yaragukoreye byose. Uyu mugabo yaravuze ati urakoze cyane rwose, njye ntago nabona ikintu nkwitura rwose. Ati gusa guhera uyu munsi ngiye kuzajya nubaha ikintu cyose umbwiye rwose, ujye umbwira icyo gukora nzajya ngikora nta kuzuyaza. Ubwo umukobwa yatangiye kumubwira ngo nta kibazo rwose, ubu ngubu tugomba kwinjira muri gahunda ya kabiri. Uriya mukobwa tugomba kumutega agatego akagwa mu gatego kacu, ndetse tukabasha kuba twamushikiriza polisi. Ati ahubwo ikintu ugomba gukora ugomba kugendera ku bintu byose nkubwiye, ubundi tukabasha kuba twabatega agatego bakabasha kuba bakagwamo neza. Uyu mugabo yaravuze ati nta kibazo mushiki wanjye rwose, nyuma yo kubyo wambwiye byose nabakanye, ibi ngibi bikaba bikumbaho, ntago kuri inshuro nagusuzugura. Reka noneho tugaruke hakuno rwose hari umugabo rwose wari uhari imeze neza cyane. Ubwo barakwereka wa mugore yaraje, yatangiye kuvuga ati Augustin wanjye urukundo rwanjye umeze neza. Wa mugore disi yaje ku wundi mugabo atangira kuvuga ati urukundo rwanjye, atangira nyine kugenda mwikoreshwaho avuga ati humura rwose ndagukunda cyane. Ati ndetse mu minsi mikeya imitungo y'uwo mugabo rwose irebe imaze kuba yacu. Ati ubu ngubu namaze kuvugana n'umwavoka, umwavoka yambwiye ko ikintu kibura ari ikintu kimwe, ari uko uriya mugabo agomba gusinya ku bipapuro, ubundi imitungo y'uriya mugabo rwose tugahita tuyitsindira njye nawe. Ngo kumbe uko barimo kuvuga ibyo byose, wa mushiki w'umukobwa ari aho ngaho arimo kubumva. Abaganga rwose bakomeje kuenjoyinga bafiringa urukundo, icyo batazi cyo nuko mushiki w'umukobwa arimo kubumva. Ubwo umukobwa sinzi ukuntu ahindukiye ahita avuga ati ako ubundi wowe bite byawe uhagaze aho ngaho urimo gukora iki? Ubundi wowe akazi kawe nako kumviriza ibintu byose ubawumviriza? Ndavuze ngo tekera umugabo wanjye, ubu ngubu ndabizi arashonje, ibyo bintu byo kumviriza ubigabanye rwose. Ati kandi nicyo kintu nguhembera rwose, nguhembera kugomba kwita ku mugabo wanjye ukamutekera. Ngo yaravuze ati mabuja rwose nanjye ndimo kubikora rwose. Ati bikora vuba nyine, urabona ra aho ibintu byose babumviriza.
ubwo ngwise yavuga ati shiri wanjye noneho reka ngende njye guhura n'umwavoka ndibuze kugaruka mu kanya. Ubwo umugabo yaramubwiye ati nta kibazo rwose urukundo rwanjye. Abangaba rwose batangiye gusomana, umukobwa yishimye cyane kuvuga ati n'ejo bundi rwose imitungo y'umugabo nkayitsindira. Ubwo umugabo nawe yari aho ngaho rwose arimo kumubara, kumbi barakwereka wa mukozi uko ari aho ngaho. Ubwo yahise uyu mukozi umukozi yahise afata andawiye aravuga ati aha ngaha noneho nibwo plani zanjye zose zigiye kuba zakunda. Yahise afata inka yanjye. Umukozi nawe rero ndabona ari akaga, yahise afata andawiya ayishyira mu cyayi. Amaze kuyishyira mu cyayi ayishyiramo neza Jesus. Uyu mukozi kumbona n'abatoroshye bahungu banyarwanda. Uyu mukozi yafashe andawiya arangije atangira guhereza wa mugabo. Yaravuze ati ndabizi neza ko ibi bintu biri ntumbaze ngo umukozi agambiriye iki, ntumbaze ngo arashaka kugera kuki. Ngo yaravuze ati ndabizi neza ko ibi bintu biri buze gukunda rwose. Ubwo yafashe cyayi yashyizemo andawiya arangije ageza uyu mugabo. Ubwo umugabo yaravuze ati ikintu cyo banteguriye. Umukozi ati nta kibazo rwose, iki cyayi ndabizi neza ko uri buze kugikunda rwose kandi muze kuryoherwa n'icyayi, ngiye reka njye kuba nita ku murwayi. Uyu mukozi yaragiye. Umugabo nawe yafashe cyayi bashyizemo andawiya arangije atangira kuba yakinywa. Yatangiye kuba yanywa kuri cyayi. Ubwo uyu mukozi barakwereka uko yakaje hano aho umusaza we yarwariye. Ubwo umusaza we yarimo kurebera mu dirishya yise avuga ati araje umugore wanjye tubikore vuba utambaze ngo bagiye gukora ibiki. Ubwo wa mukobwa yatangiye guhita yikuramo imyenda yo hejuru bakimara kumubwira ngo umugore waraje. Kombi barakwereka wa mugabo bashyize andawiya mu cyayi kiwe. Andawiya yakoze akazi. Ubwo yaje asatira wa mushiki wa mugabo. Ubwo mushiki na wa mugabo rwose bigaragara ko nawe ibintu yabikoze abizi. Ubwo yaravuze ati reka nizere ko uyu murwayi arimo kundeba rwose ukuntu nteye. Ubwo wa mugabo avuga ati oya, uwo murwayi ntabwo arimo kukureba kuko arasinziriye, ahubwo ni ngewe urimo kukureba rwose, ni ngewe wakwishimiye. Ati ahubwo icyo ngusaba nuko ugomba kuza mu biganza byanjye rwose kubera ko ngewe nagukunze. Ubwo barakwereka uyu mukobwa yese amubwira ati none se kumbwira ngo wankunze ura mukobwa kandi nzi ko mufite gahunda yo kubana. Ubwo uyu musore atangiye kuvuga ati ura mukobwa ntago mukunda, ikintu mukeneyeho ni imitungo yonyine, namara kubona imitungo nzahita musiga nigendere. Ahubwo rero wowe uramutse uje tukibanira ura mukobwa aramukora imitungo ubundi ibintu byose tukabisiga tukigendera, njye nawe tukabasha kubaho neza dukundana. Ubwo uyu mugore atangiye kubyumva aravuga ati okay, nta kibazo rwose, nimba uriya mukobwa utamukunda nanjye reka nze rwose dutangire twenjoyinge urukundo. Ubwo rwose uyu mukobwa yatangiye kuza amwegera gake avuga ati nta kibazo rwose, nanjye gukundana n'umuhungu nkawe w'ibogari rwose ntago nabyanga pe, gukundana nawe ni amahirwe. Ubwo rwose yatangiye kumukoraho gake avuga ati ngaho sheri wanjye ngaho rwose nyegera. Kumbi bakira aho ngaho barakwereka wa mugore yese yinjira. Akinjira aravuga ati Auguste uri mu biki, ibyo ni ibiki urimo. Ubwo uyu mutipe yese yikanga ahita ava kuri uyu mukobwa. Umukobwa nawe ahita ahaguruka, umukobwa atangira guseka rwose. Ubwo barakwereka uyu mugore yatangiye kubabara cyane aravuga ati urantengushye rwose, urantengushye, ibintu nkoreye ntabwo nari mbyiteze, nibazi ko nimvuye kumwavoka, ibintu byose ninamaze kubikemura, amafaranga ninayazanye, banki ninamaze kuziyandikishaho zose, ariko ibintu nkoreye ku munota wa nyuma, ibintu nkoreye ntago aribyo rwose, urambabaje cyane. Ibaze kwifata ugashaka kuryamana n'umukozi wo mu rugo rwate, ibyo bintu ntago aribyo rwose, umukozi wo mu rugo kweri ukifata ukabikora. Atari ko ntarebe ibi byose ninjye bitera, uyu mukozi wo mu rugo ngomba kumuhereza ikigo ku buryo n'undi munsi atazongera kumenyera ibintu byanjye byari byo byose. Ubwo yatangiye gusatira uyu mukozi wo mu rugo ngo abashe kuba yamukubita. Kumbi wa mugabo we yise akanguka aravuga ati oya, ibi byose reka tubirangiriza ngaha. Wa mugore akimara kubona umugabo ahagurutse, umugore se yikanga aravuga ati ibi ndi kubona imbere yanjye ntago nabyemera, ntago nakwizera ko Ronaldo ari ubashije kuba wahaguruka. Ati Ronaldo, ko mbizi ko urwaye, ko mbizi ko udashobora no kuvuga, uhagurutse gute? Kumbi uri muzima, inshuro zose nagerageje kukwitaho, kumbi wari muzima. Ati ibi ntago byumvikana, njye ntago ndimo kubyumva neza. Ubwo barakwereka uyu mugabo atangiye kumusobanurira, aramubwira ati nyuma yo kumenya ko uri umugore mubi, nyuma yo kumenya ko ushaka kunyica no kurya imitungo yanjye, nibwo mushiki wanjye yaje atangira kuba yambwira ukuri kwawe. Uyu mugore yaratunguwe. Ubwo umugabo akomeje amubwira ati ariko guhera kano kanya nta kindi kintu kiri buze kongera kubaho. Ubwo umugore aravuga ati oya, ibyo uvuze ntabwo mbyumvishe neza, uwo mugore ni mushiki wawe.
ngo uyu mugore aravuze ati aha ndi mushiki we rwose, ahubwo uraho neza mukazana wacu. Ati umukazana wacu, ariko se ubundi nakwita umukazana nako umukazana wataye igihe, umukazana wataye igihe uraho neza. Uyu mugore atangiye kuvuga ati ariko ngiye nawe ndimo kubyumva neza, mwewe babiri mushobora kuba muri kunkina imitego rwose, izo zishobora kuba ari trike muri kunkina. Ubwo mushiki w'uyu musaza tukomeje kumubwira ati zirabe ari trike cyangwa se atari trike, ibyo ngibyo ntago rwose bikureba, ahubwo icy'ingenzi nuko ngira musaza wanjye tugomba kugusohora muri uru rugo kuko imipango yawe yose twamaze kuyimenya. Ndetse ikindi kintu nakubwira nuko uyu nguyu wita ngo ni umugabo wawe nawe rwose ntabwo agukunda pe, nawe ngo ikintu abagushaka ngo ni imitungo. Ibi byose namaze kubimenya rwose, atari ko rikamubwiza ukuri wa mugore, ibyaha byose wakoze ubu ngubu byamaze kumenyekana. Ubu ngubu rero nicyo gihe tugiye kuba twakohereza muri gereza, ugiye kumara ubuzima bwawe bwose uri muri gereza nyuma yo kugerageza kwica musaza wanjye, nyuma yo kumufata nabi. Ibyo byose twabiteranyije dusanga rwose ntago rwose ukwiye kuba uri hano pe. Ati nkuko mpora mbivuga, nta muntu uzagerageza kubabaza musaza wanjye ngo mbashe kuba namubabarira. Ati rwose wowe wagerageje gukina kuri musaza wanjye, niyo mpamvu rwose kuri inshuro nta mbabazi nshobora kuba naguha rwose, ntago bishoboka pe. Ngo uyu nguyu avuga ati ofisiye nimuze mufate hano abantu b'abanyabyaha bahari. Ngo kumbi bari bamaze guhamagaza n'abapolisi, ngo kanya bakiraho ngaho barakwereka umupolisi yahise avayo. Ngo yahise avuga ati abana nk'aba ngaba rwose nta kindi kintu bakwiye gufunga rwose, murakoze kuba muduhamagariye ku gihe. Ngo uyu mupolisi yakomeje kubabwira, ubwo barakwereka uyu mugore nawe yahise avuga ati ngiye rwose ntago mushobora kumfunga, ntago mushobora kumfunga kuko nta kimenyetso na kimwe mufite gishobora kuba cyamfungisha. Ngo umugabo yahise avuga ati oya, ikimenyetso rwose turagifite. Mushiki wanjye ubwo yageraga hano yagufashe record, ibintu byose wavugaga, ibyo wavuga byose ngo urashaka kurya imitungo yanjye, byose bamaze kubirecordinga. Ati ubu ngubu rero nta hantu namwe ufiteho gucikira ko ibyaha byose wakoze, ubu ngubu dufite ibimenyetso byabyo. Ati polisi nimufate umufunge rwose. Bataramufata yise avuga ati oya mubemeretse gatoya, iyi mipango njya kuyikora ntabwo nayikoze ndi njyenyine. Ati iyi mipango njya kuyikora Auguste niwe twafatanyije. Uyu mukobwa nawe atangiye gushishamo Auguste avuga ati rwose Auguste twarafatanyije kuko niba mbwiraga ukuntu byose ngomba kubigenza, rero njyewe ntabwo mwamfunga njyenyine rwose kuko iki cyaha ntabwo nagikoze ndumwe. Rero twese nimudufate mutujyane, nimba muri abahana twese nimuduhane kuko ntabwo mwampana njyenyine ngo mbashe kuba nabyemera, kandi hari umuntu twafatanyije gukora icyaha. Ubwo uyu mugabo yahise avuga ati okay, uyu mutipe nawe nimufate mu mujyane rwose, ubwo nimba bose barafatanyije bose nibabafate mujye kuba mwabafunga. Ngo rwose barakwereka ibyo ngibyo. Umupolisi yabyumvishe vuba yaravuze ati okay, nawe vaho rwose, ubwo ngubwo nawe uri umunyabyaha, nawe vaho tujye kuba twagufunga mubashe guhanirwa ibyaha byanyu mwakoze. Ubwo polisi yarabafashije abajyana hano barakwereka Arunandira asigaranye na mushiki wiwe. Ubwo yaravuze ati mushiki wanjye urakoze rwose kuba untabaye, urakoze kuba untabaye, uriya mugore iyo ataza kuba ari we rwose n'ubuzima bwanjye bwari kwagendera. Ati urakoze cyane rwose, nta kintu nabona nakwitura, ariko rwose uri mushiki wanjye mwiza kandi uri mushiki wanjye nkunda cyane. Mushiki we yaramubwiye ati ihangane musaza wanjye, ndabizi neza ko uzabona undi mugore mwiza, undi mugore ugukwiriye, pana uriya mugore uba ugutesha umutwe ibihe byose. Ari nako agafilime kacu rwose tugenda tugasoza. Gusa nkomeza gushimira wowe banye natwe kuva iyi video itangiye kugeza irangiye, wakoze cyane kubw'umwanya wawe. Ciao mukomeze kugira ibihe byiza, nawe ubutaha.